Ndabakiriye bakunzi bacu bikombe TV bakundwa twishimira cyane. Uyu munsi tukaba turi ahabereye igikorwa cyo kwizihiza umunsi wagenewe abari n'abategarugori hano Kampala. Igikorwa kikaba cabereye aho bita Naburagara mu kanisa bita Bethel Church. Mukomeze mudukurikirane ku bw'iki kiganiro, tubafitiye amakuru meza, tubafitiye interview nziza zigiye gukurikira mu kanya gato, aho turi buze kuganira n'abamama, aho tuze kuganira n'abamama bacu bakatubwira uko uyu munsi wabashije kugenda, uko uyu munsi bawakiriye, uko uyu munsi wari umeze. Mukomeze mudukurikirane, mukaba muri kumwe nanje Yake. Akire abapapa baje kubana natwe uyu munsi wo kwizihiza, kugira ngo tubashe kugera kuri iki gikorwa, tugere kuri uyu munsi. Baricara bafata umwanya wabo, bafata igihe gihagije, ndetse bakora no mu byabo kugira ngo uyu munsi ugende neza. Ndabashimiye. Ntabwo ndi butinde, nakiriye ngo ndi mama presidenti, ariko ntabwo ndi wese ndabaho. Twese turi ba mama presidenti, sibyo? Kandi ndizera ko ntari buvuge byinshi kuko bamaze kubitubwira, ariko gusa ndishimye abitabiriye. Mwagize neza, kandi sinjye mwagiriye neza, mwigiriye neza, mwikomere mu mashyi. Batubwiye amagambo menshi kandi meza ajyanye n'umudamu cyangwa se umwe n'umwari. Numvise cyane pasiteri yibanze ku bamama, ariko abapapa hari ibyo baturenganyaho, hakaba n'ibyo twirenganyaho twenyine. Ibyo ntitubyemezanyeho. Ndakeka ko uyu munsi amatangazo twagerageje kuyacisha ku matorero ndetse no ku mbuga zitandukanye. Murabizi mwese iterambere ryarabaye, mufite za WhatsApp, kuko yari umunsi wahariwe abari n'abategarugori ku isi. Apana Murenga, apana Kampala, apana handi. None se abagabo nibo bababujije no kwitabira? Nibo bababujije no kwitabira? Ubwo ni ukuvuga ngo rero twikubita agashyi, tumenye uburenganzira bwacu, tumenye abo turi bo, tumenye n'umunsi wacu, n'icyo ugira ute, n'icyo uvuga hejuru y'abamama. Cyane cyane nshimishijwe n'uko uyu munsi watangiwe n'umumama. Ni igitekerezo cyavuye mu bamama, ntabwo cyavuye mu bapapa abari hano. Mwabyumvise igihe umumama yatekereje ku burenganzira bwe bw'umumama cyangwa se umwari. Rero nje ntabwo ndi butinde kuko twumvise amagambo menshi, ariko ndasa n'uwongeraho, ndasozera mbabwira ngo umumama ni umunyembaraga. Sibyo se? Umumama ni umunyembaraga zikomeye cyane cyane, kuko uyu munsi iyo tuwizihiza, ntabwo tuwizihiza tuvuga ngo ni umunsi wo guhangana. Abapagani nibo bajya bahangana. Uyu munsi hari ingo zubakwa, hari n'izisenyuka. Uti ku yihe mpamvu? Kubera ko abapagani bo barahangana, ariko twe ntabwo duhangana. Tituri mu guhangana n'abapapa, tituri mu buringanire, ahubwo turi muki? Turi mu bwuzuzanye. Ni ukuvuga ngo ubwuzuzanye niho Bibiliya ivuga ngo umugore ni umufasha, ni umufasha w'umugabo. Nta muntu ujya witwa umugabo adafite umugore. Hari uwo mwari mwabona? Umuntu wese iyo atarashaka yitwa singo, aba ari celibateri. Ariko iyo yashatse nibwo aza yitwa umugabo, kubera ko afite umugore. Umugore nawe ajya yitwa umugore kubera kuko yagize gute? Yashatswe, yabonye umugabo, afite umugabo. Ni ukuvuga ngo rero kimwe iyo kidahari, uriya muntu ntaba yuzuye. Ndetse gutuma byitwa iki? Ubwuzuzanye. Turumvikanye? Cyane cyane tugiye ku mugore w'Imurenge cyangwa se umwari w'Umurenge, nk'uko abambere babivuze, twashimishwe inyuma n'amateka. Ariko cyane cyane njye sinjya mbishinja ababyeyi, njya mbishinja igihugu kitari kigize gute? Igihugu cy'intambara, kitigeze gitera imbere, tutigeze duhumeka. Basaza bacu bajyaga biga bakadusiga mu mago twige, umukobwa w'Imurenge asubizwa inyuma,
nabo hari igihe bajyaga bava mu ngo, umugabo akagenda akajya kwiga akamara imyaka 5, 6 yaragiye ku ishuri, akagaruka ari umusore yaragiye ari umwana. Ibyo cyane cyane nza mbishinja kuko twabaye mu gihugu kitagira umutekano, kitagira amajyambere, noneho dusubizwa inyuma n'amateka y'igihugu cyagiye kigira gute, kigira iterambere rike, kigira amahoro makeya. Ariko rero noneho ese uno munsi niko bikimeze. Ubu waza akadusanga muri Kampala yabona ko hari itandukaniro ry'umugore w'i Kampala n'umugore w'umurenge. Yego, uti kuzihe mpamvu? Nabyo turabishima, nubwo twabungereye, umugani w'Abanyarwanda byita kubungera, twazerereye tukava mu byacu tukabura abacu. Ariko nanone burya uburushyi hari igihe bwigisha. Ubu umugore w'umunyamurenge afite uburenganzira ku mutungo we, umugore w'umunyamurenge afite uburenganzira ku mugabo we, umugore w'umunyamurenge afite uburenganzira mu bana be. Murabizi ko hari igihe utagiraga uburenganzira ku bana bawe kandi ari abawe warababyaye, bitewe n'umuco utari mwiza. Ni ukuvuga ngo ntabwo mbabujije ngo tureke gusigasira umuco, dusigasire umuco, ariko nanone imico itari myiza tugomba kuyivanaho, kuko Bibiliya iravuga ngo nimuzibukire ibibi ahubwo mufate ibyiza. Yesu ashimwe cyane. Ni nayo mpamvu rero ureba iyo batubwira baje kuvuga ngo ibintu byose biratureba, ngo none se ngo barahindura ngo umunsi w'abagore ngo abagabo ko batagira uwabo, ntawo bagira. Abagabo isigaye yose si iyabo. Yesu ashimwe. Kuko bo ni imitwe, ariko umugore ni umunyembaraga. Yadusomeye ijambo ryiza aratubwira ngo umugore w'umutima aza yubaka urugo rwe. Aravuga ngo ariko umupfapfa ngo aza rusenya. Timubizi ko umugore w'umupfapfa aza rusenya. Njyewe ikintu njya mbona n'umugore umugabo uzi ukubitwa n'umugabo 80% uruhare rwe ruri ku mugore. Ndabisobanura. Uti kubera iki? Abagabo ni abatware n'imitwe, siko Bibiliya ivuga, natwe tukababafasha. Ni ukuvuga ngo umugore ukubitwa aba yashatse uburinganire, ntaba akiri muri bwa bwuzuzanye, ntabwo aba akiri umufasha. Iyo umugabo avuze A nawe ukavuga B akazamuka, igikurikiraho ni inkoni. Ariko mureke mbabwire, nubwo bajya bavuga ngo imurenge ngo twari twarakandamije, baza babeshya. Muzegera aba bakecuru ba mama, aba bagiraga ubwenge kandi bubatse ingo nziza. Sinzi niba abiki gihe tuzubaka ingo nk'izabo. Hari umugore narigiye kumuvuga mu izina n'umumenyi, yagiraga umugabo w'amahane. Noneho ngo buke aramuhamagara, muzi ko imirimo yose bayidushiragaho kuko mwene data amaze kubivuga. Umugore akaba ahetse umwana, ariho arahura, umugabo yinikije inka ariho arakama, ahita amuhamagara ngo nazane inkongoro. Noneho umugore arazuyaza, umwana bararize, ateruye umwana, araje n'inkongoro agiye gukama. Ageze iruhande rw'umugabo, umugabo asobokora yanka, afata yansobeka ajya kuyimukubita. Bajya kuyimukubita, umugore aramubwira ngo kana, simuvuga mwumumene, kana turaje kunkubita papa na, ariko uzi igihuru dufite mu murima, ayo maboko yo kujya kunkubita, wayaretse ukagira imana ukajya kumfasha uyu mubizi wa none gusa tukabagara kiriya gihuru nkareba ko cyashira. Umugabo yahise afata insobeko, urumva aho wamukubita, yansobeko yahise ayishyira hasi. Ariko iyo panda akamubwira tuze ko urajya kunkubita ukubitira iki, umwana yariho arira, nariho nkoreye, none nawe uri kujya kunkubita. Aba yaraziriye zazindi zasagutse ku kabo. Ariko yaramubwiye ati ayo maboko yo kunkubita, icya mbere sinzi bugusubiza, icya kabiri wamfashije ko mfite igihuru kiri hariya ukajya kumfasha kubagara, igihuru kigashira mu murima, ayo maboko izo mbaraga tukazikoresha hariya.
uwo ni umugore w'ubwenge wubaka urugo rwiwe. Bibiliya itubwira ngo umugore niwe watumye ibintu byose biba byiza. Iyo password mwarimu yiza abamama, umugabo niwe waremwe mbere, ariko ngo amare kuremwa ibintu byose ntibizaba byiza. Yari kumwe n'inyamaswa, yari kumwe n'ibiguruka, yari kumwe n'ibikururuka, ariko ibintu byose nta na kimwe kigeze kiba cyiza. Ariko umunsi umugore aremwe ibintu byose byabaye byiza. Nikomera amashyi. Bwana asifiwe. Haleluya. Umugore w'umunyabwenge yubaka urugo, ariko umupfapfa azarusenya. Ndagira ngo n'ubundi njyamo natwe tugira ubwenge bwinshi kurusha abapapa. Timubyemera? Tugira ubwenge bwinshi kurusha abapapa. Umunsi Imana irema Adamu, yaramubwiye ngo ntibakajye kuri kiriya giti. Adamu aricecekera bibuka. Ariko bukeye inzoka bwizisha uko umugore iramubwira ati nimukirya muzagira ubwenge. Umugore ako kanya ahita atangira gukora ubushakashatsi. Aravuga ati ubundi kuki yatwemereye biriya bindi, ariko iki ngiki akakitwiba. Ibi bintu inzoka ivuze bishobora kuba ari ukuri. Tayari barasoroma. Buriya yari yakoze ubushakashatsi. Yari yakoze ubushakashatsi bukomeye, kuko Imana yari yarabujije Adamu. Adamu nawe abisobanurira umugore. Umugore yicara kuri iryo tegeko, ariko umunsi inzoka yamubwiye abitekereza, aravuga ati kandi kweli twabirya. Inzoka yambwiye ngo twagira ubwenge, twagira ubundi bwenge busumbuye. Tayari barasoromye, abaramugaburiye. Umugabo ahita yemera tikitaki, nta kubaza tese nzagenze gute. Bibiliya ntizivuga igiti basoromye icyo ari cyo, ariko icyo basoromye icyo ari cyo cyose ntiyari asanzwe. Ese kuki atamubajije aho yabikuye? Ko atamubajije atese ibi ungaburiye wabikuye? Kandi umugore yamaze kumugaburira aramusobanurira uko gahunda zagenze. Ni ukuvuga ngo turabanye imbaraga, turabanya bwenge. Nicyo gituma hazaca umugani bakavuga ngo ukurusha urugo rwiza akurusha umugore mwiza. Ukurusha umugore mwiza akurusha urugo. Umugabo ntuzajya ubona umugabo ukomeye ujye umenya ngo inyuma ye hari umugore w'umunyembaraga, kuko nitwe si umugore w'isura ngo bavuga ngo ni umugore mwiza w'isura, umugore w'iki w'umutima. Ariko Bibiliya yavuze ngo umugore w'igipfu azasenya urugo rwe. Kandi umugore w'uburanga udafite umutima ngo ni kuko wafata impeta nziza y'izahabu ukayishyira mu zuru ry'ingurube. Iratubwira ngo umugore mwiza n'ikamba ry'umugabo ngo ameze nka marijani nziza. Marijani ngo ni ikintu cyahumuraga neza, ariko baravuga ngo umugore mubi ngo ni nk'ikimungu, ni nka kanseri. Nimurenge ntawe ubamo nta kanseri tubwira, twe turi za marijani. Bwana asifiwe. Ariko muri uko kuzimenya abagifite abapapa, muharanire uburenganzira bwanyu, duharanire ubwuzuzanye bwacu, utari uburinganire bwo guhangana, twubaka ingo zacu, twiteza imbere. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Sinibuka nimba ari Ingabire nigeze kubiganiriza, sinibuka umuntu twabiganiriye. Ndababwira nti abakobwa bakiri bato, kuki mutiga kudoda ngo mwige imyuga, mukora ibintu by'imyuga? Umwana ukiri muto ujya wirirwa wicaye ku mutayeri ngo umwenda wawe umaze ibyumweru 2-3. Kuki mutiga mutazamuka ngo uwo mudode? Ni ikihe kintu gikomeye muri byo? Ni ikihe kintu kigoye? Ni amaboko, arakoresha amaboko, nawe yakoresha. Nta mpamvu zo kwirirwa wicaye iruhande rw'umwana w'umukobwa ungana nawe
ngo umwenda wawe umaze amezi 3, kora zamuka, kora urugo rwawe, iteza imbere, shakisha ikintu cyatuma ugira utera imbere. Ikindi cyongeyeho, umwari w'Umurenge, ndakeka kubwira atari ko bikimeze. Umwari w'Umurenge yari yarashubijwe inyuma n'amateka, titwige tukababa mu nka, tukababa mu nkono, ariko ubu ngubu imirimo yose barayikora. Icyo tumwagikomera amashyi. Dufite abakobwa b'abashoferi, dufite abubatsi, dufite abategetsi, dufite abakora mu mabanka. Inzego zose ni ukuvuga ngo tugize gute, tuzirimo. Turiki tuzirimo, turaba agaciro nuko tugize gute, tutabizi. Atibutse ku ijambo ryo gusezerana, icyo kintu ntabwo tujya tugiha agaciro, ariko ni ikintu kigize gute, gikomeye mu buzima bw'abantu bubakanye. Burya ubanye n'umugabo mutarasezeranye, ntabwo ubarwa nk'umugore we, ntabarwa nk'umugabo wawe. Kandi noneho mushobora kuba mubanye neza nta kibazo mufitanye, ariko urupfu rurahari. Umugabo arapfuye, agusigiye abana, ubuze umugabo, ubuze imitungo. Abantu batarasezerana mwokagira Yesu, ab'Imana igitije abagabo bakaba bakibafite, mushakisha uburyo bwose busezerana. Ubura imitungo, bagenda mu mitungo bagasanga turimo, kuko turi umugore w'isezerano. Kandi hariho nabi twabiganiriyeho, baje kugira ngo ndetse tubibike ngo hari ikibazo, baracyansubijeyo ngo nzi ubyaye 6 ukeciye. Urakeciye, ariko turi mu gihugu cy'amategeko, turi mu gihugu giteye imbere, ntabwo turi Umurenge. Umurenge wajya gupakara, basaza bawe bakakwegera, ababyeyi bakakwegera ukibafite, baramu bawe bakakwegera, mukarera abana, bagakushumbusha inka, ubuzima bugakomeza. Ariko hano mumbwire, muri ibi bihugu by'amahanga turi muri ubu buhuzi, harimo uri mu kwisanga, ukisanga uri nka Kampala wenyine, nta muramu wawe, nta musaza wawe, nta wundi muntu, ukisanga uri wenyine. Noneho mbwira ugize ikibazo, icyo gihe urabyitwara mu mutwe. Duhumuke, duhumuke, tumenye uburenganzira bwacu, tuve ibuzimu tuje he, tuje ibumba. Ikindi, dukangurira abana bacu, urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, tubigisha, tubatoza umuco w'umunyamurenge. Tugira gute, twibanda ku gukunda igihugu, twibanda ku gukunda igihugu. Nibyo ngiye gusozereza. Tumuriho mureba ko tuberewe, dusa neza, turi smart, ariko iwacu ubu bari mu bihuru, abandi babyeyi bari hafi. Iwacu abana ko bararwara za bwaki, iwacu bari mu bisambu, iwacu ko barabura kenda ko kwambara. Hano turi mu kugira imyenda, tukaza duhinduranya, amavariza kuzura, ayandi akuzura, tukagira zimwe zataye pose tutacyambara, zikabaho ngaho. Amafaranga Yesu yatugiriye neza. Ubu se twe dufite amafaranga? Aba bamama bariya mbona hari imbere, bariya babiri bambaye amasipera, izo za sipera zanjye mwaziguza ngaho. Sipera muri ngahe mbara, subiza mama kwini, wayidodesheje kurangahe? Mwanyumviye abapapa, yambaye igitenge kimwe gusa gutya, udashizeho urukweto, 2,200. Idolari 150 ziri muri vari yangahe mu mashiringi? Ni 500 hamwe n'amasomo yadodesheje, amasomo ya Nervire y'ibihumbi 80.
ibihumbi 520 abyambaye ku mwenda umwe. Titwashyizeho urukweto, titwashyize ari ku mutwe, titwashyizeho n'impeta yambaye, tidushizeho n'ikirato, tidushizeho na sakame yayo y'imitwaro 10. ubwo dukubiteho n'umusatsi urasanga bihagaze mu gakati. uyu muti tukibarya kuko turikorera, turikorera. Yesu yarabikemuye. hari umugabo ukimenya ihuzu y'umugore, icyo cyarakemutse, mukimenya niyo abatayeri baba. icyo turagishimira Imana. icyo ni cyiza pe. ariko noneho dusubize amaso inyuma tuvuge ngo si wacu bimeze gute, ko nambaye ibihumbi 500, muramukazi wanjye, mubyara wanjye, muyomba, mukamuyomba, mabukwe, bimeze biti wacu. muzi gituma imurenge hatateye imbere nuko bashubije abagore inyuma. iyo baza kutureka tukiga tugatera imbere, abagore n'abazazamura igihugu. timubyemera? naha mu gihugu turimo cy'ubuhunzi, muzarebe ko ari mwe mutazamuye imiryango. nta mwana ukibwira se ngo mpa amafaranga, araza akakubwira ngo mama nkeneye, kuko azi ko uyafite. hari ukibwira umugabo ngo umwana yansabye amafaranga aya ngaya, reka da, kuko urayafite. aho rero si byiza. uyu mugore afite amafaranga akaba ari we abana babwira, ni ukuvuga ngo ise aratakaye hariya abana bagiye kuzaza. ntabwo batakaye, ubwo ni ka gakinizo kanyu. azi ko ari njyewe uyafite. papa araha nta kazi afite, niriwe gukora. ni ukuvuga ngo ni uburenganzira bw'umwana, ndi nyina, n'uyu ni se uyafite, niwe ugira ute, niwe ugomba kuyatanga. yes. ntabwo ari none se yakwaka kandi ntayo ufite, reba wenda nta kazi ufite muri iki gihugu, ntawe wari umukozi, ubu ntugikora, ndakuzi ufite amafaranga menshi. ubu nyine mama w'abana nimba ari uyafite, si mahire. ubwo nawe imisonga imwe yaragabanije. ibyo ni umufuka wa famiye, dufite umuzamenya aho uyabika, kimwe n'uko amenya aho uyabika. nimba mufite na konti, umufata bari buba mandatere wawe akunganira. ariko atansiyo, kuri konti agatabo ari we kandi kwa abe umwishingizi. ari umwishingizi. kuko twagiye tubibona kenshi, abagabo bagakora, yarangiza amafaranga akazayashyira kuri konti, umugore ntamenye ahaza abikwa, ugasanga ibibazo byarabaye. n'igihe apfuye ugasanga imitungo, turabazi benshi bapfuye imitungo igenda gutyo, kandi asize umugore, asize n'abana. muranyumva neza? ntayo muza muduha, kandi muza muduhisha za konti zanyu, bajya baduhisha amakonti. kandi ayo muduhaye guhaha, kuko twese ibyo turabisangira. ni na duru wazandi kureberera urugo. kandi abamama mwanyumvise, utarasezerana agende musezerane, none mutere igikumwe akwambika urupeta, kandi uzi umenya imitungo ye. muzamenya imitungo y'abagabo, mukaza mwicara ngo ni uguteka, ngo abagabo baradutekereza. neda, ibyo byarashize. ni ukuvanga umutungo, umugabo akamenya umutungo w'umugore, umugore akamenya umutungo w'umugabo we. niko kwiza. murarifite, abandi muzatandukana, ahubwo muziyunge mu bumwe. nicyo kibazo twagize. tuze tureka kwifata. n'umunsi w'abamama tujye twitabira mu bikorwa by'iwacu byo gutabara imuhira. bijya bimbabaza cyane. bararusha abagabo ntako batagize, badushingira urubuga rwacu rw'abamama, azandika nk'abagore nka 3. mwabamama uvuze ngo buri kwezi nzajya ntanga umutwaro cyangwa umutwaro 2,
wo gufasha imuhira. Ayo mafaranga si amafaranga make. Tukagenda dusanga umuntu kwambara gusa gutyo umunota umwe 500,000, wabura imitwaro ibiri yo kuzutanga buri kwezi ngo dutabare imuhira. Hari umwana w'umukobwa wavuze akantu ejo bundi karanezeza, aravuga ngo imahanga harahanda, imahanga harahanda, turasa neza, turaberewe, turarya tukaryama, ariko ntabwo turi iwacu. Ikizakubwira ko utari iwanyu nta n'uburenganzira ufite, nuko uza utambuka utambutse bakakubwira ngo mugwiragwe, mugwiragwe. Ko tuba ducuruza niko zatubwira, bagwira, babundabunda mu mwanya kutumara kemerembe, niko bajya bakibwira bene. Ni ukuri. Haravuga ngo mwebwe abanyamahanga nimwe mwaje kutubuza amahoro, isi yacu mwarayiwambye. Wakoze iki? Uri kuratembeza ibitenge, kuragenda wiruka ushakisha uko abana babaho, ariko nyir'igihugu akagusuzugura, nta burenganzira ufite. Duture turye duhage, ariko dutekereze imuhira. Abamama baje uyu munsi dufata ingamba. Urubuga rwacu rurahari, abafite za WhatsApp turabashyiraho, abadafite za WhatsApp mwegera abazifite, udafite WhatsApp afite nimero, muhaguruke dufashe iwacu. Ntabwo bakorana bashoboye kuzigura. Wowe wambara umwenda w'500,000, yabura telefone y'300,000, 400, ntayayibura. Utabifite ni ubushake buke, ariko abazifite mwokagira Yesu, mwokagira Yesu. Ejo bundi nabonye message hariya ndaturika ndarira. Mwabapapa, Imana ibahe umugisha ko mwashizeho uyu munsi. Ndavuga ngo nzabona abamama gute b'i Kampala, nzababona gute babwire abamama b'i Kampala turihe, turihe. Umunsi n'umunsi uzohinduka, yiwene kavuga ati singishoboye kubafasha. Mwese iwanyu twahitira, twashikira. Ntawuzi ukiririwe abandi, ntibibaho, ntibibaho. Ba Daniyeli baragiye ngo bashike barakomera, bagira bati, ariko amaherezo barataha. Kandi kera kose iyo dusomye Bibiliya no mu mateka no mu Bibiri, umugore niwe uzi uba uwa mbere. Umumama ni umunyembaraga, umumama ni umunyembabazi, umumama ni umunyeshyaka. Dufite irihe shyaka? Abana bacu ko bararwara bwake, abana bacu ko bararwara bwake. Nabonye bohereza message hariya baravuga ngo nta biryo dufite, uko mutureba ubwo tumeze ubu ngubu dutegereje ibigori bizera mu kwezi kwa 4. Ngaho mbwira ari wowe ari njyewe, bakambwira ngo uyu munsi mu nzu guhera ku kibiriti nta kirimo, noneho ntegereze kuzajya mu kwezi kwa 4. Wishyire mu mwanya wabo rasi. Icyo gihe bizaba byeze, bizaba byumye se, bacumbe bateke n'icyo gikoma gifasha abo bana barwaye bwake. Muzo mugenda ariko musome ririya jambo ya Yeremiya yabwiye abantu, arabamagara ngo gusa tumubona ko tumeze nabi, tumeze nabi, tumeze nabi. Ubu si iminsi mikuru ntiyakozwe y'abamama ba nyir'igihugu, tibiro muri tutawuzi se bo bari. Twagiyeyo se, twagiyeyo. Hari ubazi none utagira nyirasenga zagira ute aza yisenga. Muhaguruke twirwaneho, turwanire igihugu cyacu. Niyo utaje ku rugamba, ariko iyo uri ku rugamba, iyo umwoherereje 1,000 akagura amazi, akagura isukari, iriya mfubyi yatawe hariya ikabona igikoma, kuko ubufatikanyije nawe kurwana, ubufatikanyije nawe uba umufashe mu mugongo, uba umuteye ingabo mu bitugu. Murareba ukuntu dusa neza yewe,
uyu munsi jewe message nazana niyo yo kuvuga ngo dutekereze imuhira, dutekereze imuhira. Ku mbuga z'abapapa ntituba twashinze urwacu, reka da mu by'ukuri nubwo twakena ndabizi ngo nta mumama mu bicaye aha bose ukwezi kwashira utarabona imitwaro ibiri y'amashiringi, ukwezi ntikoshira utarayabona. Muri make ufite cyangwa muri duke turonka tubasha kuzunguza kugira ngo tubeho muri iki gihugu. Mutekereze imuhira. Umutwaro ku kwezi nta wuzi ujana muri saro kujya gukora bitaki. Nta mumama uzi ujyana umutwaro hano. Umutwaro ni uwo kuja gusiga cutegisi kuzana hariya mu mujyi. Tuba tuzi no kuzikorera, tuzi kuzikorera abamama bazi gukorera amafaranga. Muri kwa kujera kujya dukeyuza ujera, tuzi no kujera tugatunga, tugira koperative tubamwe abamama. Turi abanyabwenge. Wowe uzi umenya gupima ukavuga ngo uyu munsi abana bararya iki, ejo tuzarya iki, ndateka iki, ndashyiramo umunyu ungana gutya, ndagira gute. Ni ubuhanga bukomeye. Muri utwo dukuri hujera, muri utwo duke two kujera umutungo nk'uko batubwiye ngo tujye tujera imitungo yacu neza tutayisesagura. Ibuka ni muhira. Twibuke muhira kuko birababaje, biteye agahinda. Kandi gutuma biriya yabwiye Tito ngo icyatumye gusiga ikirere ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Icyatumye Imana ituzana tukaba turaha. Hari abandi bapfuye se, hari icyo tubarusha. Bariya abandi bari muri kariya kaga ugira ngo bo nuko babishaka, ariko hari impamvu, ni ukugira ngo wowe ufite uburyo, wowe ufite uwo mwanya wo kuzunguza igitenge bigakunda, wowe ufite umwanya wo gufungura dayari bigakunda, ugira icyo ukora imuhira. Kuko turi abanyembaraga kandi n'abagabo mu by'ukuri ni abatwari, ariko ntiboshobora bonyine tutari kumwe, kuko Bibiliya iravuga ngo turabafasha. Sisi ni wasayigize. Dufite ikibazo cy'imirire, uburyo bw'imirire bukari mu ngo zoreza. Tugenda twigishe guha abana amazi, twige kunywa amazi. Mu gitondo muzozuza kuzuheza abana amazi, nuzuka unywa amazi. Bagaza bayatukana baje kuvuga kera ngo akanywa amazi. Kera twari tukiriye umurenge tukanywa amata y'inka zarishije imiravumba, imibirizi, ibiki, biriya bikaba birimo intungamubiri. Ariko ubu turi kunywa amata y'inka zagize gute, ziriwe zirya pampa hano, zariye pampa hano nk'umwanda, ko turashyira isumu mu nda. Tuzi ko kugabura neza ari ukurya inyama ugashyiramo isosi ugasumba umutsima wagabuye neza. Neda mureke twibande ku mboga z'ibyatsi, tujye turya dodo za nakati, ibiki. Mu gitondo tubyuke tugira gute, duha abana amazi n'imbuto. Imbuto zigura make, kino gihugu kirimo imbuto nyinshi. Tugire ubuzima bugize gute, buzira umuze. Turere abana bacu neza, natwe twifate neza. Bariho basaza, imbuto zazifasha n'amazi ajya afasha. Ariko soze ijambo shorejeho, mugende mwiyandikishe kuri ruriya rubuga, murebe icyo mukora. Yesu abagirire neza. Nk'uko twabasezeranyije, turi kumwe na bamwe mu bamama babashe kwitabira igikorwa cy'uyu munsi cyo kwizihiza umunsi w'abamama. Reka babashe kutubwira uko uyu munsi wari umeze. Mama, mwatangira mutwibwira amazina yanyu, hanyuma mukatubwira ese uyu munsi w'abamama cyangwa se umunsi wahariwe ba mama wari umeze gute. Mutubwira amazina yanyu hanyuma mubone kutubwira. Murakoze, banyita Nyamahoro Chantal. Uyu munsi twawitabiriye
n'abapapa batwitabize kuko nitwe barabatumirwa bacu. Umunsi wabaye mwiza cyane, ibiganiro byabaye byiza, hari ibyo twakosoye kandi hari n'ibyo twungutse. Murakoze cyane. murakoze cyane. Hano i Kampala, reka tangira twibwira amazina yiwe, anatubwire kandi n'igiti ciwe mu ruhande rw'abamama, ikintu akora ese ninde, kugira ngo tubashe kumenya, hanyuma aze kudusobanurira byinshi tubahishiye. Amazina yanyu muri bande? Amazina nitwa Kamikazi Mary. watwibwira nk'uko umuco wa Kinyamurenge ubivuga, se urinde umukobwa w'abaki, ushatswe mu baki, nk'uko nguko, kugira ngo nyine abantu babashe kugusobanukirwa cyane. Ndi umukobwa w'Abasita, ushatswe mu banyabyinshi. Umugabo wanjye yitwa Kigogoro Dieudonne, tuye hano i Kampala. Okay, twaje hano kare, twakomeje kumva bakomeza kukwita presidente. Ese uri presidente w'abamama cyangwa w'abagabo cyangwa se abanyamurenge bose muri rusange? Uri presidente w'abaki? Ndi presidente w'abamama b'abanyamurenge b'i Kampala. Okay, rero nk'uko mubyumva turi kumwe na presidente, umumama ukuriye abamama hano muri Kampala. Hanyuma presidente, twagira ngo utubwire, ese umumama niki mbere na mbere yuko tuja mu bindi? Umumama ninde? Umumama niki? Umumama ni umufasha cyangwa se umumama ni inkingi y'urugo, ni inkingi y'itorero, ni inkingi y'igihugu. Hanyuma hari abantu benshi cyangwa se abamama benshi cyane cyane mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge batarabasha gusobanukirwa uyu munsi mwabashije kuza kwizihiza hano muri iri torero hano Kampala, bataramenya tese umunsi w'abamama nk'uko bakunda kuwita mu Congereza Women's Day. Umunsi w'abamama abanyamurenge benshi ntibarabyumva. Ico kintu wakivugaho, iki ni iyihe mpamvu ibitera kuba abanyamurenge cyangwa se abamama batarabisobanukirwa cyane? Impamvu ibitera ku giti cyanjye, navuga ko biterwa n'uko twasigaye inyuma mu mateka bitewe n'impamvu z'igihugu twakuriyemo kitigeze kigira iterambere. Noneho bavuka mu gihe cy'ibibazo by'intambara. Ubuzima navuga ko nkanjye nihereyeho, navutse nsanga duhunga, kugeza ubu ndiho ndahunga. Urumva nta burenganzira nagira, ndafite amahoro, ntari mu gihugu, ndatekanye. Ndabona ariyo mpamvu cyane bisa n'ibyatumye twebwe tutabyumva cyane, ni ukubera kuko nta gihe twabiboneye, igihe kirekire twe twakimaze turi mu buhunzi. Hariho hano hepfo hirya no hino hatandukanye ahantu nagiye mvugisha abamama bamwe na bamwe nkababaza, ese kubera ko mutagiye kwizihiza igikorwa nk'abandi bamama, mukaba muri mu mabarabara cyangwa muri mu ngo mwicaye gusa? Ese abamama nibyo koko uyu munsi wahariwe abamama bagomba kwicara gusa, nta kuja mu gikoni, nta gukora imirimo itandukanye nk'uko benshi babyumva mu myumvire itandukanye? Ashobora kuvuga ati se ni umunsi w'abamama, ntabwo ngomba gukora kino kintu runaka, ngomba kwicara kudamarara gusa, kurya no kuryama gusa. Nibyo koko umumama ntabwo yemerewe gukora ikindi kintu runaka, imirimo isanzwe nk'uko tubimenyereye? Njye ku giti cyanjye ndumva yakora. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni umunsi w'uburinganire utubuza gukora, ahubwo dushishikariza gukora. Ariko muri kwa gukora nanone tukamenya icyo gukora, tukumvikana n'iki n'ubwuzuzanye. Kimwe nuko umupapa yavuga ati uyu munsi kuko ari uwanyu, reka nkujyana ahantu nkugurire, nguhekeye, ngufate neza. Ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ni umunsi wo kuvuga ngo umumama yicare areke gukora inshingano ze, ahubwo ni wo munsi wo gukangurira abamama kugira ngo dukore twese n'abapapa. Dukomeza kandi kubibutsa gukomeza gukora subscribe, abantu bakomeje kudukurikirana kuri channel yacu Ikombe TV. Mukomeze musubscribinge, mukande iyo kengeri iri munsi aho ngaho, kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu, kandi ntimwibagirwe gukora like kuri ico gikumwe kiba kiri aho ngaho, kugira ngo mukomeze nyaboneka mukomeze kudukurikirana. Hanyuma tugarutse gatoya, abamama ntibashobora kwifashisha uyu munsi wahariwe abamama cyangwa se abari n'abategarugori ku buryo bashobora kwishongereza bagasuzugura abagabo babo, bakaba bakora ikintu runaka bitewe nuko yego urabyumva ngo uburinganire bwaraje iki niki, kandi mu muco wacu wa Kinyamurenge
hari ibintu nyine byinshi cyane umuco wacu uza usa naho utandukanyeho n'iy'abandi. Umumama ntabwo ashobora kwishongereza cyane bitewe n'uyu munsi ngo abashe kuba yasuzugura umugabo wiwe, bibashe kuba byagenda ukundi kuntu runaka. Urakoze cyane. Njyewe uko mbyumva ntabwo ari umunsi wo guhangana, ntabwo ari umunsi wo guhangana, ahubwo ni umunsi wo kwizihiza w'ibyishimo kugira ngo mwishimane n'umuryango, wishimane n'abana, wishimane n'umupapa, kuko ari umunsi w'ubwuzuzanye. Bible iratubwira ngo umumama ni umufasha w'umugabo. Ntabwo uburinganire twe tubwemera nk'abakizwa. Twe twemera iki? Abantu b'abakristo twemera ubwuzuzanye, ariko ntabwo twemera uburinganire. Rero ni kuri iyo mpamvu rero ku badakijijwe bo babifata nko guhangana, ariko twebwe tubifata ko ari ubwuzuzanye, ari umunsi w'ibyishimo wo kuzuzanya n'iki n'abapapa tugasabana. Okay, hanyuma rero ico nababwira nyabuneka, wowe wa mpapa we uri aho ngaho uri kudukurikirana, nyabuna ugende ushaka ukuntu, niba ari inkoko ugura niba ari insita nk'uko bakunda kuzivuga, niba ari agasoda nyabuneka ugende ukagure, mwicare muri salo yawe musabane n'umumama wawe, uyu munsi umwiteho, ugerageze umwereke keya nk'uko babashije kubidusobanura. Okay, tugarutse gatoya, urashobora kutubwira umaze imyaka ingahe wizihiza uyu munsi, cyangwa se umaze igihe kingana gute wubatse? Maze imyaka 31 nubatse. Iwacu ruguru wigezeho wizihiza uyu munsi? Ntabwo nawijije kuko navuyeyo ndi mutoya mfite imyaka 15. Nakubwiye ko ubuzima bwanjye bwose bwabaye ubwo guhunga, ntabwo nari mu gihugu cyanjye. Hanyuma inahangaha imahanga hano turi i Bugande cyangwa se ahandi mu mahanga wabaye, umaze kwizihiza uyu munsi inshuro zingana gute? Imahanga ho nabaye mwijihije imyaka 20. N'uyu mwaka nijihije ni 21. Wow. Birashimishije cyane. Hari umumama ushobora kubaza hanze ukamaze tese umaze inshuro zingana gute wizihije uyu munsi, akaba ashobora kuba atakubwira imyaka yijije, cyangwa se akakubwira ati nje maze uyu niwo mwaka wa mbere mbashije kwizihiza uyu munsi. So urumva we birashimishije cyane kuba ubasha gukurikirana uyu munsi wahariwe abari n'abategarugori cyangwa se ba mama. Hanyuma ikibazo cyanyuma cyangwa se ni inama, ni ihe nama ushobora guha abamama bari hano hanze baba membre cyangwa se abanyamurenge bacu biwacu, ushobora kubwira ukabwira niki bashobora gukora kugira ngo bamenye ko n'abari nk'abandi bagomba guhaguruka bagakora? Twabaye imahanga mu Bagande, urabona Bagande ni abantu bakora cyane. Niko ushobora kubabwira kugira ngo biteze imbere, bahaguruke, bakore, bumve ko nabo ari imbere, ari abamama nk'abandi? Icyo nabakangurira ni ukwitabira ibikorwa nk'ibi, bakishyira hamwe. Mu by'ukuri gukora, abadamu b'abanyamurenge barakora, ndabemera pe ko ari abantu b'abakozi, ariko kintu cyo kwitabira ngo bishyire hamwe bitabira ibikorwa nk'ibi ngibi tuba turimo nk'uyu munsi wacu, usanga bakibifitemo intege nke cyane. Icyo nicyo mbakangurira kugira ngo bibumbire hamwe bajye bitabira, kandi bafite iki no kwibuka igihugu cyacu. Nubwo turi imahanga, ariko amaherezo y'inzira ni mu nzu tuzataha. Urakoze cyane. Rero akantu kanyuma, urashobora kwifuriza abamama nka 3 cyangwa 5, ariko kugakwakuriza Abagande ne bavuga gakokurizo, kwakurizo kamwe, abamama ugiye kwifuriza uyu munsi bagomba kuba batangizanwa na nya. Ifuriza abamama 5 cyangwa 3 cyangwa 4, abo ushoboye ariko nturenze 5, batangizanwa n'izina nya. Ndifuriza Nyabintu Agape, atuye hano hepfo Rugara, umunsi mukuru w'abamama. Ndifuriza Nyamukire, umunsi mwiza w'abamama. Ndifuriza Nyasuku, umunsi mukuru w'abamama. Ndifuriza Nyankundwa, umunsi mukuru w'abamama. Ndifuriza Nyamagaju, umunsi mukuru w'abamama. Okay. Mwabyumvise amazina y'iwacu Murenge, niyo mazina y'igitangaza, niyo mazina. Nanje ndifuriza mama umbyara Nyabitanga Chantal, ndamwifuriza umunsi mukuru w'abamama.
ni mama wanje, mama nkunda cyane, n'abandi bamama bose hirya no hino, mama wawe wowe udukurikiranye, mwebwe mwese abari hirya no hino hatandukanye, ndabifuriza uyu munsi mukuru. Nkuko kandi twari twabasezeranyije, uyu ni umwe mu bantu bari bitabiriye igikorwa cy'uyu munsi cyo kwizihiza umunsi w'abamama cyangwa se abari n'abategarugori. Ndabona ari umupapa mwiza uberewe, arakeye, ameze neza. Wabanza ukatubwira amazina yawe, sinzi niba nkwita sokuru, nkwite papa, nkwite pamukwa, nkwite pamudogo, utwibwire kugira ngo mbone uburyo ndakiba kuko ntacyo ndoba muri ibyo. Okay, amazina yanyu munatubwire n'uwo muri abo muri bo mbese Kinyamurenge. Amazina yanjye nitwa Muhoza Niyo Felix, akihimbo ni imfura y'Umurenge. Umurara n'ibindi. Umurara komokamo turi Abanyakarama, data ni Mugomberwa, mwene Sebarebare ba Siribo wa Rutende. Okay. Urakoze cyane. Gahunda turimo ni uyu munsi w'abamama cyangwa se umunsi witiriwe abari n'abategarugori, mu Cyongereza bavuga Women's Day. Iyo wumvise iryo jambo umunsi w'abamama wumva iki, watubwira niki? Uyu munsi kuko tumenyereye kuwumva ni umunsi wo guharanira uburenganzira bw'umugore cyangwa bw'abagore n'umwari. Hari cyane cyane iwacu Murenge cyangwa se Abanyamurenge, hari aho usanga umugabo akankamira umugore wiwe, bitewe nuko twagiye dushika ino mu yindi mico itandukanye, ugasanga iyo umugabo yita ku mugore wiwe ariko kenshi cyane twebwe iwacu twagiye dusanga aho umugore azasa naho atagira ijambo nko mu bagabo, atavuga menshi, ari umuntu nyine ubura aho umugore wo mu gikoni gusa ntaki. Ibyo ngibyo wabivuga hiki? Ibyo ngibyo icyo nabivugaho ntabwo byari byiza, nubwo hamwe na hamwe bikiriho. Umugore si uwo gutukwa, si uwo gukankamirwa, si umwana wo gusa n'aho usuzuguye. Umugore ni umufasha w'umugabo, kandi uko umugabo akeneye icyubahiro niko n'umugore nawe akwiriye kubahwa, kuko ni nyina w'urugo, ni nyina w'abana. Umugabo ntiyagira abana adafite umugore. Rero umugore akwiriye kubahwa, umugore akwiriye guhabwa agaciro, umugore akwiriye kwigizwa hafi cyane mu muryango, ndetse yewe akagira ijambo. Ntakandamize umugabo, ariko ntiyimwe ijambo, ntiyimwe iterambere, ntiyimwe kwiga, ntiyimwe kwegera umutungo nawe ngo amenye umutungo w'umuryango. Umuryango wiwe akwiriye kumenya niba umugabo akora, akamenya ngo umugabo akorera aya mafaranga, turayakoresha iki, nawe akaba mu bayakoresha. Okay, niki wabwira abantu, abapapa cyangwa se abagabo barenganya abagore babo, bagikankamira abagore babo, yewe unasanze nta n'ikintu yanakoze, gusa ugasanga umugabo akankamira umugore we? Ibyo bibaho cyane. Niki wababwira? Cyo nababwira abagabo bateye batyo nuko bahinduka. Ibihe byarahindutse, abagore bafite ako gaciro, isi yarakabahaye, Loni yarakabahaye. Ntabwo ari umugore cyane cyane w'umunyamurenge ugomba gukankamirwa, ahubwo umugore kuko ari umufasha w'umugabo, umugabo akwiriye kumuha agaciro kenshi, asa n'utamwigiza hirya, kuko cyane cyane niwe mufasha wiwe. Umugore ni umufasha, umugore si umwana, si uwo gukankamirwa, si uwo kwigiza hirya. Okay, urebye bino by'iwacu, izi ntambara turimo muri iyi minsi, intambara irimo iraje kumara hafi imyaka 4, cyane cyane twagiye tubona abagabo aribo bitabira mu bijanye no gutabara ruguru, ugasanga umwana arageza imyaka 12 kera yinjiye igisoda agiye gutabara. N'uruhe ruhare abamama cyangwa se abagore bafite, n'abakobwa n'inkumi bafite mu gutabara iwacu cyangwa se kubaka iwacu? Uruhare rwa mbere ni uguharanira agaciro k'umunyamurenge.
ni ukwanga agasuzuguro kandi ntiwakwanga agasuzuguro udashobora nawe kugira urwawe ruhare rugaragara. Uruhare rwa mbere ni uguhaguruka ugaharanira amahoro. Urwa kabiri aho byanze ugahaguruka ukarwana. Abana batoya b'imyaka bataranagize imyaka y'ubukure ntabwo ari bo bakwiriye kuja ku rugamba ngo abakobwa bakuru babo ari bo bashiki babo bakuru ngo basigare. Abakobwa barashoboye, twagiye tubibona nko muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari, cyane cyane nko mu gihugu cy'u Rwanda. Abakobwa ni ba majoro, ni ba koloneli, harimo n'abajenero. Ntawo b'umujenerali, ntawo ba koloneli, ntawo b'umajoro ataragiye mu gisirikare. Kandi abacu nabo barabishoboye, barabikwiriye, yewe bafite n'umutima, bafite n'ishaka, nibarikoresha. Okay, urakoze cyane, urakoze. Reka dukomeze tubibutse gukora subscribe mwebwe mudukurikirana 5 kuri 5, inshuti zacu abavandimwe bari hirya no hino hatandukanye. Nyabuna muze mwibuka gukora kuri iryo kengeri, mwibuke gukora kuri iyo like ico gikumwe kiba kiri aho ngaho, na comment kugira ngo mubashe kuduha ibitekerezo byanyu, ibyo mwumva bitagenda neza bigakosorwa, ibyo mwumva mushaka ko tugomba kubagezaho mukabiduha, natwe tukabasha kubibagezaho. Hanyuma ikibazo ca nyuma ni ihe nama waha abamama bose muri rusange, cyane cyane ubu bwoko bwacu bw'abanyamurenge, niki wababwira, niki wabakangurira mbese muri rusange? Icyambere ni ukutisuzugura, ni ukumva ko bashoboye, ni ukwihana agaciro, ntibemere gukandagirwa, ntibemere gusubizwa inyuma. Ntabwo ari abantu bo gusubizwa inyuma, wenda amateka yabasubije inyuma, ariko aho tugeze muri iki kinyejana cya 21 umugore nahagurukane n'abandi, nahaguruke nawe arwanire, aharanire uburenganzira bwiwe, ye gukandamizwa, ye gusigara inyuma, yige gukora imyuga. Niba wenda batarabonye amahirwe yo kwiga amashuri ngo baminuze, ariko barashoboye, bashobora gukora kwiga imyuga, ubudozi, ubucuruzi ndetse n'ubwubatsi, bakubaka amazu, kuko turabibona hirya no hino. Ntatege ngo azahabwa umugabo azane yakire, umugabo natazana akiwe kabe kararangira. Oyaye, abagore benshi hirya no hino batunze ingo zabo, barubaka amazu, baraja za Dubai. Ni ukubera ko umugore w'umunyamurenge atabikora. Nawe nahaguruke, arashoboye, aranakwiye, afite n'imbaraga, afite n'ubwenge, yabikora. Okay, urakoze cyane. Ndatekereza wakwibutsa abantu amazina yawe kugira ngo nyine bakomeze kukwibuka kandi bakomeze no kukumenya, n'abamama bari hariya bagukurikiranye bamenye ngo runaka niwe wabashije kuduha izi nama. Tugira amazina yawe hanyuma unasezere, niba hari n'abantu ushimira ubashimire nta kibazo. Yego, amazina yanjye sinavuze umurimo nkora, ndi umushumba, ndi umupastori, ariko amazina yanjye kuko nta witwa izina rye ngo n'umushumba, uwo ni umurimo. Amazina yanjye ni Muhoza Niyo Felix, imfura y'Umurenge. Reka nshimire, ndashimira umuvandimwe Mutegetsi James, ndashimira umuvandimwe Muhoza Cassius, kandi n'abakolege mu murimo w'Imana, nibo bantumiye ngunze gutanga ikiganiro, nagitanze neza. Ico nibagiwe kuvuga, ndashimira n'umugore wanjye, tumaranye imyaka 44, twabyaranye abana 7, abahungu 3 n'abahungu 4 n'abakobwa 3. Urumva ntaca atakoze. Ndamwifuriza umunsi w'abamama, ndamwifuriza kwidagadura, nanje ningera mu rugo ndashika mufashe ku mirimo yo nanje ndaza ngufashe nawe kwishimira, nawe ndaza. Inkoko turayirya, turayica umutwe, none uyu munsi iracibwa umutwe. Tugomba kurya neza nubwo dusanzwe turya, ariko kubera we ni jewe ubwena nkayitunganya mu gikoni, kaza nkayimushira ku mbehe tukayisangira. Bye bye. Wow, urakoze cyane. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane, turabashimiye. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Izina ryanje banyita Yake, irakoze bienvenue. Ndi umwuzukuru wa Segishuka, nkaba umwuzukuru za Muhindo wa Kivunanka. Muzacumi. Yego,
muzantumire ikombe muzantumire mbahe ikiganiro. asante cyane turahabaye turakoze cyane yego yego okay tukaba turi kumwe kandi n'umwe mu babashije gutegura kino gikorwa akaba ariwe ukuriye CBCA association y'abanyamurenge hano araza kwisobanura mu magambo arambuye je ntabwo ndi wisobanura kuko niwe nyirayo tugira amazina yawe hanyuma tuze gukurikira ibindi. Nitwa Kaswisi Muhoza Gatware, nkaba ndi General Secretary wa Congolese Banyamurenge Association Community in Uganda hano muri kino gihugu. Ni association y'abakongomani mu bwoko bw'abanyamurenge bibumbiye hamwe nyine muri communauté hano Kampala. Hanyuma niki cabateye kuba mwategura kino gikorwa kandi bitari bisanzwe mu myaka myinshi abanyamurenge babaye hano n'ubwa mbere njewe mbashije kukibona kuva nashika hano muri Kampala niki cabateye gutegura kino gikorwa? Twabaye motive cyane cyane kubona kuko abantu bacu mu gihe abantu bizihiza uno munsi abantu bacu baguma mu mazu ntabwo bagenda ngo baje gutegera bumve aho abandi bageze noneho habaye ino system ya covid kubera kuko ibyinshi aho babikoreraga mu gihugu habaga kuri stade cyangwa se mu masale manini noneho ntibatumira abantu bose muri rusange biba ngombwa ko natwe dutekereza ku bantu bacu turavuga ati muri bakeya yaba ari no mishinga igenda ihamagaza ndetse n'igihugu bagenda bahamagaza bakora ama conference turavuga ko biri kose natwe tugomba kugira uko dushobora gukangurira abantu bacu cyane cyane ko n'ibindi batageze bitabira turavuga ati nitubahamagara tukabaganiriza bizatuma bibakura mu bwigunge bizatuma bibateza imbere bizatuma bakanguka mu mutwe biba ngombwa kugira ngo tubashe gutumira abadamu bacu ndetse n'abagabo nanone muri ibyo ngibyo dushakisha n'umutumire uzadufatira uwo mwanya duhamagara Pastor Niyo wenda mwamubonye niwe waje kugira ngo abashe kudukoresha ikiganiro ndetse yunganirwa n'umukuru w'abadamu Kamikazi ba hano muri Kampala. Hanyuma tuvuye kuri ibyo ngibyo iki gikorwa c'abamama cyangwa se abadamu muri rusange niki wabwira abamama muri rusange bose hamwe b'abanyamurenge niki wabakangurira wababwira iki nihe nama wabaha kugira ngo bazakomeze iki gikorwa bumve ko ari icabo be ukomeza kwigunga biriya byacu byahise bya ruguru ibiki nibiki niki wababwira? Urakoze cyane abadamu bacu bafite ibibazo byinshi bimwe n'ibyo babayemwo bareba ababyeyi babiri ya ruguru ubundi kandi n'ibindi byinshi bahurira na hano mu buhunzi kuko abenshi ni impunzi noneho burya iyo umuntu ari wenyine abari mu kato wenyine aba yakishizemo ariko iyo bahuye biza bibafasha kugira ngo babashe no kuganira banegerane bamenye ibyo abandi barimo nimba abandi bari kuri standard y'ibiri mu isi nabo bagomba kuza kugira ngo babashe kubyumva kugira ngo ibyo badashoboye bazabibwira abana babo bazakure bari ku rugero rw'abandi aho isi ibashe kugera kandi ubundi biranabafasha kugira ngo bashobora kuganira bamenyanye ibibazo biri mu mago yabo kugira ngo babashe guhana n'inama. Okay, urakoze cyane. Reka dukomeze tubibutse gukora subscribe mwebwe bantu mukomeje kudukurikirana kugira ngo muzajye mubasha kwakira ibiganiro byacu byiza tubagezaho. Hanyuma ikintu ca nyuma ngira ngo ngusabe cyangwa se nkubwire niki wabwira abamama bose muri rusange kugira ngo nabo bumve ko umutima wo gutabara iwacu muri Kongo ruguru ibi byago birimwo ibi byago twagize abantu gusahurwa n'ibiki mu bushobozi buke bwabo bafite niyihe support bashobora gutanga iwacu ruguru kugira ngo bigaragare koko nabo ko ari bamwe mu bimurenge kubera yuko iki gikorwa iyo kibaye cyane bakunda guhezwa bagasigara inyuma niki wababwira? Urakoze cyane ntaragira icyo mbabwira reka nshimire abafashe iya mbere kuko iwacu uno munsi wa none abantu batangiye kumeneshwa habayeho kugira ngo abantu bagende bazamuke baje guhungisha ababyeyi baje no kubakomeza aho abantu bari bagahagaraze ndabizi kuko hariho urwego rw'abamama rwagiye uno munsi wa none hari abantu barimo bafashwa bagiye bahunga bava mu byabo hari abamama bafashe iya mbere kugira ngo babashe kugira icyo bafasha ariko kandi abo ni bake cyane ni bake mu bihumbi byinshi rero ngakangurira kuko n'abandi nabo bataragira icyo batekereza haba ari ukugenda ubwabo fizikuma bagende bagira icyo baje gufasha hariya haruguru haba ari ugukora mu byabo bafite ni ngombwa kugira ngo babashe gufata mu byo bafite kugira ngo ayo mafaranga azafashe abantu bari hariya kugira ngo babashe kubona uko batuza
ababyeyi bacu bari hariya mu yandi magambo nimba mvuga gutyo nimba umudamu wanje atabikora nabitangire kandi niba bikora nabikore n'abandi bakomeze babirebereho. Okay, hanyuma ni bande wabasha kwifuriza uyu munsi mukuru cyane cyane abamama nibo nkene ko biganza byibuze ifuriza abamama nka 5 cyangwa 3 cyangwa 4 ubifuriza uyu munsi mukuru? Urakoze, nifurije umunsi mukuru w'abamama uhereye kuri mukaka wabyaye data, nifurije mama, nifurije n'umudamu wanje Namboneka Gentille, nifurije n'abamama bose tubana hano muri Kampala tuyoboye muri association. Ndangiza nanone nifuriza n'umunsi mukuru w'abamama ku bantu bose dukorana muri association kugira ngo intashigere ku badamu babo. Murakoze. Okay, murakoze cyane. Reka tubashimire nyaboneka mwebwe mukomeje kudukurikirana, reka tubashimire bakunzi bacu bavandimwe kubwo gukomeza kudukurikirana cyane. Reka tubifurize umugisha w'Imana kandi Imana ikomeze ibane namwe. Happy Women's Day ku bamama bose badukurikiranye. Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze ibarinde kugira ngo ejo mu gitondo kare kare tuzahurire iwacu Murenge. Ciao ciao, bye.